Yes, morning class. Reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ubuzima buzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uri hose ku isi, waba uri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Nizere ko umeze neza. Niba kandi utameze neza, ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza. Burya kuba uriho nicyo gishoro. Nk'uko bisanzwe rero, aha ni ku isoko y'ubumenyi buzima butuma ugira ubuzima buzima. Nkaba nje kukubwira uyu munsi indwara z'ingenzi zikunze kwibasira amenyo y'abantu ndetse no mu kanwa muri rusange. Izi ndwara ari nazo tuzibandaho mu biganiro byacu biri imbere, aho uzamenya byinshi kuri izi ndwara, aho uzasobanukirwa neza ese izi ndwara zikunze kwibasira amenyo y'abantu ni iki kizitera, ibimenyetso byazo ni ibihe, se nazirinda gute, mu gihe nazirwaye nazivuza gute cyangwa nakora iki. Ndagusaba rero gukurikira iyi video kugera ku musozo, aho uraza kuba wamaze kumenya byinshi wibazaga ku ndwara z'amenyo ndetse n'indwara zo mu kanwa muri rusange. Indwara ya mbere tuzavugaho ni indwara yo gucukuka amenyo. Indwara yo gucukuka amenyo ni indwara ikunze kwibasira abantu benshi ku isi, haba ku isi hose, muri Afurika ndetse no mu Rwanda. Iyi ni indwara ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi, tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima WHO, bugaragaza ko abarenga miliyari 2 z'abantu batuye isi baba barwaye indwara yo gucukuka amenyo. Abangaba miliyari 2 ni abarenga miliyari 2. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko ari miliyari 2.24 barwaye indwara zo gucukuka amenyo. Muri miliyari zirenga 8 zituye isi, miliyari 2 ziba zaratobotse, baba bafite amenyo yatobotse. Nicyo bishatse kuvuga. Icyo bishatse gusobanura ni ukuvuga ko iyi ni indwara yibasira abantu benshi ku isi, kandi na hano iwacu mu Rwanda irahari nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Ubushakashatsi bwakozwe hagati y'umwaka wa 2013 na 2018 bwagaragaje ko 64% by'abantu bakoreweho ubwo bushakashatsi babaga bafite ikibazo cy'indwara yo gucukuka amenyo cyangwa gutoboka kw'amenyo, kwa kundi usanga iryinyo ry'umuntu ryajemo umwobo. Igitangaje muri ibyo rero si uko wenda bari bacukutse amenyo, abo bantu basanze bafite amenyo yacukutse, ahubwo igitangaje muri byo ni uko muri abo 64% barwaye indwara yo gucukuka amenyo, 54% ntibivuza. Ni ukuvuga ngo babana na ya ndwara kugeza igihe iryinyo rizakurira ukabona kujya kwa muganga. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2021 mu Rwanda bwagaragaje ko 42% by'abana biga baba barwaye indwara yo gucukuka amenyo. 2025 muri uyu mwaka turimo, ubushakashatsi bwagaragaje ko 71.5% barwaye indwara yo gucukuka amenyo. Naho mu bana bajya ku ishuri, ubwo ni ukuvuga hagati y'imyaka 6 na 12, abana biga muri primaire, 61% by'abantu bakoreweho ubushakashatsi basanze bafite ikibazo cyo gucukuka amenyo. Kugira ngo bisobanure neza icyo bishatse kuvuga, iyo bavuze ngo 61.1%, bishatse kuvuga ko mu bantu 10 abarenga 6 baba bafite iryinyo ryatobotse mu kanwa kabo. Nicyo bishatse kuvuga. Aho ni mu bana. Mu bantu bakuru ni ukuvuga ngo mu bantu 10 abarenga 7 bose baba bafite iryinyo ryatobotse mu kanwa kabo. Mwumva ko rero iyi ni impamvu ikomeye ituma buri munyarwanda wese akwiriye kumenya amakuru y'ingenzi kuri iyi ndwara yo gucukuka amenyo, kugira ngo abashe kumenya uko
yakwirinda cyangwa se abashe kumenya se hari aho ashobora kwivuriza mu gihe yahuye n'ikibazo cyo gucukuka amenyo. Muri abo bantu bose bagiye basanga bafite ibibazo byo gutabuka amenyo, impamvu nyamukuru basangaga ibitera kwabaga ari uko kutagira isuku ihagije y'amenyo ndetse n'ibindi bice byo mu kanwa muri rusange. Bigaragara ko kandi ababashije kujya kwa muganga kwivuza izo ndwara z'amenyo cyangwa babashije kujya kwisuzumisha indwara z'amenyo kwa muganga mbere y'uko barwara, babashe kumenya uburyo bwo kwirinda. Nkatwe rero Sobanukirwa Class tuje hano kugira ngo tujye tubaha amakuru, tubahe ubumenyi buhagije aho uri hose waba. Ndatekereza ko umuntu wese ufite telefone ashobora kubona ikiganiro, uzamenya amakuru kuri iyi ndwara arambuye, uzagiraho ubumenyi bufatika ku buryo uzabasha kwirinda iyi ndwara cyangwa ukayirinda na mugenzi wawe. Indwara ya kabiri tuzavugaho ikunze kwibasira amenyo y'abantu ni indwara yo gushirira amenyo. Iyi ndwara nayo ifitanye isano n'indwara yo gucuka amenyo, nuko yo ikunda kuba ku bana, cyane cyane umwana ukiri hagati y'umwaka n'imyaka 6. Kwa kundi usanga amenyo y'abana yaracimbaguritse, rimwe na rimwe agahindura ibara akaba umukara, umuhondo. Iyi ndwara nayo tuzayivugaho kuko nayo yibasira abatari bakeya bagera kuri 43%. Indwara ya gatatu ikunze kwibasira amenyo y'abantu ni indwara y'ifumbi cyangwa kuva amaraso mu menyo. Iyi ndwara nayo ikunze kwibasira abantu benshi ku isi hose. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi ndwara yibasira abarenze 90%. No kuvuga ko mu bantu 10 baba uramutse basuzumye wasanga bafite ikibazo cy'indwara y'ifumbi. Iyi ndwara igira ibimenyetso byinshi tuzarebera hamwe, niyo mpamvu nta muntu ushobora gupfa gusuzuma ngo umuburemo iyi ndwara. Mu Rwanda aho byagaragaye yuko mu mwaka wa 2017 byagaragaye ko 41% by'abantu bakoreweho ubushakashatsi bagaragaje iyi ndwara y'ifumbi y'ishinya. Indwara ya kane ikunze kwibasira akanwa k'abantu ni impumuro mbi yo mu kanwa. Iyi ni indwara iterwa n'ibintu byinshi bitandukanye kandi yibasira abantu bari hagati y'10 kugeza kuri 65%, haba abana ndetse n'abantu bakuru. Iyi ndwara nayo tuzababwira ibintu byinshi biyiranga ndetse n'ibiyitera, muzamenya ubumenyi bwinshi kuri iyi ndwara, musobanukirwe byinshi kuri yo. Tuzavuga kandi ku ndwara yo guhindura ibara kw'amenyo. Iyi nayo ni indwara yibasira abantu batari bakeya. Ni indwara y'ibisebe byo mu kanwa, ujya kubona ukabona ufite agasebe ku munwa imbere cyangwa ku rurimi cyangwa ku bindi bice by'ishinya. Iyi ndwara nayo tuzabwira byinshi birambuye kuri yo kandi muzasobanukirwa uburyo wayirinda. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel yacu, ndakwibutsa kuyikora none aha ngaha kugira ngo utazayicikwa n'amasomo tunyuzaho umunsi ku munsi. Indi ndwara ikunze kwibasira akanwa k'abantu ni indwara y'ubugendakanwa. Indwara y'ubugendakanwa nayo ni indwara ikunze kwibasira abantu, cyane cyane abana ndetse n'abantu bakuru barayirwara. Nayo tuzabasobanurira byinshi kuri yo, tubabwire ibiyitera, ese wayivuza gute, wayirinda gute. Indi ndwara yibasira akanwa k'abantu ni indwara y'ikirimi. Hari abo njya numva bavuga ngo indwara y'ikirimi bajya kuyivura mu Kinyarwanda ngo bakagikata, bimwe wita guhara. Aha ngaha tuzabasobanurira ikirimi ibyo ari byo, muzasobanukirwa byinshi kuri yo. Tuzababwira kandi ku ndwara ya kanseri yo mu kanwa, tubabwire ku ndwara yo kugira amacandwe make mu kanwa. Hari abantu usanga bagira amacandwe makeya mu kanwa, ugasanga kurya birabagora, gutapfuna ibintu birabagora kubera nta macandwe menshi bafite mu kanwa. Iyi nayo
muzamenya byinshi kuri yo kuko nabwo ni uburwayi. Tuzababwira kandi ku ndwara z'ururimi, zo ni nyinshi cyane, ntago nazivugira ahangaha zose ngo mpite nzirangiza. Tuzagira ibiganiro birambuye indwara imwe ku yindi, tuzajya tubabwira indwara imwe ku yindi mumenye byinshi kuri zo. Tuzababwira kandi ku ndwara y'impingikirane, kugira amenyo atari ku murongo, usanga amenyo ajagaraye atari ku murongo neza, usanga ntubasha guhuza inzasaya neza kubera ikibazo cy'impingikirane. Ibi nabyo tuzababwira byinshi kuri byo, muzasobanukirwa byinshi kuri byo, mumenye ese iterwa n'iki, ese ushobora kubyirinda, ese ushobora kuba waragize ikibazo cyo kugira amenyo atari ku murongo, akaba babivura bakayashyira ku murongo. Ahangaha niho tuzavuga cyane ku bijyanye n'amapareye yo mu menyo, musobanukirwe se apareye z'ubuvuzi zitandukaniye he na pareye z'umurimbo. Tuzababwira kandi ku ndwara y'inyinya, kugira umwanya hagati y'amenyo, nabyo muzabisobanukirwa mumenye byinshi. Muzasobanukirwa kandi indwara yo kujegajega kw'amenyo y'abantu. Hari amenyo ufata ukumva amenyo yarajegajeze utazi ngo ese biterwa n'iki. Hari n'izindi ndwara nyinshi zo mu kanwa tutarondoye ahangaha. Uyu munsi twababwiye indwara zikunze kwibasira amenyo y'abantu, ariko tuzavuga n'izindi nyinshi zo mu kanwa zitandukanye. Tuzabasobanurira byinshi kuri zo mumenye se indwara zo mu kanwa ziterwa n'iki, ese izi ndwara ziravurwa zigakira, ese ni ryari nkwiriye kujya kwa muganga, ese ngiye kwa muganga iyi ndwara iyi n'iyi bashobora kuyimvura igakira. Ibyo muzabisobanukirwa ku buryo burambuye binyuze hano kuri Sobanukirwa Class. Nizere ko utazacikanwa nazo. Nyuma yo kubabwira ku ndwara zo mu kanwa ndetse n'indwara zikunze kwibasira indwara amenyo, tuzababwira kandi no mu bindi bice by'umubiri indwara zikunze kwibasira umubiri w'umuntu. Tuzagenda tubabwira izi ndwara z'amenyo aho zihurira n'ubuzima butandukanye no mu kanwa. Tubabwire se gucukuka amenyo hari ibindi bibazo bishobora guteza umubiri usibye mu kanwa gusa, ndetse na ziriya ndwara zose ko twazirondoye tuzagenda tuzihuza n'izindi ngaruka zishobora kugira ku mubiri w'umuntu. Tuzabasobanurira kandi ku bijyanye n'indwara zitandura, harimo za diyabete, harimo indwara z'umutima, harimo indwara za sima, indwara zo mu mutwe. Izi zose ni indwara zitandura tuzavugaho, tubabwire ikigereranyo cyazo, cyane cyane ko nazo zisigaye zihitana abatari bake. Urugero nko mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda cyagaragaje ko 47.7% by'abantu bapfuye bishwe n'indwara zitandura. Tuzabasobanurira kandi zimwe mu ndwara zandura zigiye zitandukanye, nazo ni nyinshi. Tuzagenda tubahitiramo iz'ingenzi, cyangwa namwe muzajya mutanga ibitekerezo muri comment, mutubwire muti turifuza ko mwakudukorera kuri iyi ndwara, tubabwire byinshi kuri zo, mumenye amakuru kuri zo, cyane cyane izishobora kwirindwa bigashoboka, kuko indwara zandura nazo ziri mu byica abantu benshi mu Rwanda. Ko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda cyagaragaje ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 42.9% by'abantu bapfuye bishwe n'indwara zandura. Tuzabasobanurira kandi ku bijyanye n'imikorere y'umubiri mu buryo bugiye butandukanye. Tuzabasobanurira ku bijyanye n'igwingira, tubabwire ibimenyetso ushobora kureba ku mwana wawe kuva akivuka, ukamenya ko uwo mwana wawe akura neza adafite ikibazo cy'igwingira, kuko igwingira naryo
riri mu bibazo byugarije abaturage b'isi muri rusange, kuko ku isi hose miliyoni 149 z'abana bari munsi y'imyaka 5 baragwingiye kugeza uyu munsi. Mu Rwanda turi kuri rate ya 33% mu bijyanye n'igwingira mu bana bari munsi y'imyaka 5. Murumva ko rero ayo makuru yose ajyanye n'izo ndwara ni impamvu ikomeye ituma twebwe nka Sobanukirwa Class tugomba kubasobanurira byinshi kuri zo, kubaha ubumenyi butandukanye kuri zo kugira ngo mubashe kugira uruhare mu kuzirinda ndetse no kurwanya ingaruka zazo. Reka ngushimire rero wowe wamaze gukora subscribe kuri Sobanukirwa Class. Imana igukomereze ubuzima maze ugwize imigisha myinshi. Nawe utarayikora ndagusabira kugira ngo uzayikore. Imana ikurinde. Ntuzacikwe na video y'ubutaha aho tuzaba twatangiye kuvuga ku buryo burambuye izi ndwara zose zibasira amenyo imwe kuri imwe, ndetse n'izindi ndwara zose twavuze haruguru tuzibandaho. Gumana natwe mu isomo rya buri munsi, nitwe tuguha ubumenyi buzima ukagira ubuzima buzima. Ciao.